Amakuru yarakomeje gucicikana, ibitangazamakuru byose biri gusingiza umuhungu w'umwami Diam kuko yatabaye Price wari ugiye kwiyahura amaze kunywa umuti wica yari yavanze mu nzoga ya likeri isindisha cyane, akamujyana kwa muganga akaba yaratangiye kugaruka ibuntu. Bavugaga ko yatabawe umukobwa ari kwiyahura agapfa burundu, abantu bakazabimenya bitinze kuko yari yiyahuriye mu nzu yabanje gukinga. Ikibazo bibazaga cyari cy'ukuntu Diam yamenye ko uwo mukobwa Price agiye kwiyahura kandi yari iwe mu rugo, mu gihe Diam yarategereje kujya mu birori nawe ari iwabo. Ntibari bakamenye ko yakomeje kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga akibona poste ze zavugaga ko ashaka kwiyahura. Nyuma y'uko Price amubwiye ko bamukuyemo impyiko, kimwe mu byatumye apanga kwiyahura, Diam yaguye mu kantu aramubaza ati ni bande bagukuyemo impyiko? Urakomeje nta mpyiko ufite? Sobanurira bimeze bite? Price yatekereje byinshi, agahinda karamwica amarira amuzenga mu maso. Diam atuje cyane amufitiye impuhwe akomeza kumubaza ati byagenze bite kugira ngo yikurwemo? Yatekereje kutabimubwira burahera, ariko nanone asanga kubimubwira birimo ingaruka nyinshi. Kugira ngo abone ko amusobanurira uko yakuwemo impyiko atabizi, yaratangiye ati amazina yanjye wayareba mu byangombwa kuko iryo nita ntabwo ari irya nyaryo. Impamvu nise Price ku mbuga nkoranyambaga ni uko numvaga ndi umukobwa ufite agaciro kenshi. Nabyise maze gupfusha mama nari nsigaranye. Diam yanze kumuca mu ijambo akajya yikiriza gusa, anamufasha guhanagura amarira yatembaga ku matama ye. Price wari uryamye mu bitaro yicaranye n'umwana w'umwami wa kabiri ariwe Diam, yarakomeje ati sinavuga ko nari nkiri muto ariko hashize imyaka 2 gusa. Ubundi navutse nsanga papa atakiriho kuko yapfuye mama ntwite. Yanze gushaka undi mugabo, ndavuka aho mvukiye nabwo ntiyashaka, anyitaho uko ashoboye. Iwacu ntabwo twari dukennye cyane, mu cyaro twari turi abantu bafite amasambu menshi bishoboka. Mama na papa bashakanye bombi bihagije ugendeye ku mibereho yo mu cyaro. Mama yakomeje gukora ibikorwa bye byamwinjirizaga amafaranga, no kuvuga ubuhinzi n'ubworozi, akabona yo kundihira amashuri n'ibindi. Maze kuba mukuru yapfuye mu buryo butunguranye. Njye narumvise ngo arapfuye gusa sinigeze menya ikimuhitanye. Nibwo nari ngisoza amashuri yisumbuye kandi numvaga nta handi ho kwerekeza kuko nta nyogokuru nagiraga kandi n'amavukana na mama wasangaga batamwitayeho cyane. Musaza wa mama ariwe Zidane nyiririya nzu nari ngiye kwiyahuriramo, yaje mu cyaro we n'umuryango we baje gushyingura, hanyuma mu gusoza ikiriyo banzura ko ariho nzajya kuba kuko ntari gukomeza kuba mu nzu nabanagamo na mama njyenyine. Bambwiye ko bazandihira kaminuza bakamfasha no kubona akazi keza, banyizeza ibitangaza nanjye ndabizera kuko mu muryango wose aribo bari babitekereje. Nari nsanzwe nzi ko ari abakire bakomeye nubwo nari ntakabasuye. Nanjye nifuzaga kwibera mu mujyi kuva kera, sinazuyaza kuza kubana nabo. Baranyishimiye bangira nk'umwana mu rugo, bansaba kubanza gutuza ntagira icyo nkora. Banguriye telefone ihenze cyane, bambwira ko icyo nzakenera cyose nzajya nkibasaba. Bampaye icyumba cyiza nka kimwe abana babo bararagamo. Banambwiye ko mu gihe nkeneye gutembera nzajya ndeba umushoferi akantwara mu modoka yindi ya Zidane. Nanjye nakundaga gutembera cyane ngo menye umujyi neza, umushoferi akanzengurutsa hose kandi nkaba mfite amafaranga nashoboraga kuguramo icyo nifuza cyose mu gihe natembereye. Ubuzima bwambereye bwiza, numva ko nkunzwe cyane. Nubwo agahinda ka mama kari kagihari, numvise nduhutse mu mutima, ndavuga ni nabonye abandi babyeyi ndi umukobwa ufite agaciro nk'abandi. Nibwo natangiye gukoresha izi mbuga nkoranyambaga zose kuko mu cyaro nta telefone nagiraga. Narazifunguye nita Price kuko numvaga mfite agaciro karenze. Abana bo mu cyaro twakoranye numvaga mbarenzeho ku buryo nanasabye kujya kubasura, nkajya gusura aho twari duturanye kugira ngo barebe ukomeze, mbahe n'Imana basigare bamvuga ibigwi, bavuga ko nahindutse ngo umukobwa w'umusirimu wibera mu muryango ukize. Umve ngo nagiye ndi mu modoka ntwaye n'umushoferi, kandi mbere yo kugenda Zidane ubwo yampakira ibintu byinshi byo kubaha, amudufuka tw'umuceri two guha abaturanyi, amavuta, amasabune n'utwenda two guha inshuti zanjye nk'impano. Kwita Price rero byaturutse ku kuba naribwiraga ko ubuzima bwanjye bwabaye bwiza birenze uko nabitekerezaga. Umuhungu w'umwami Diam yaramufashe ikiganza yikiriza gusa kuko atifuzaga kumuca mu ijambo. Inkuru yari yatangiye kumushishikaza, afite amatsiko y'ibindi yari agiye kumubwira. Kugeza aho yari yishimiye ko kwa Zidane babanje kumufata akihagera. Ku rundi ruhande ibwami mu rugo, umwami yari yicaye ategereje ko Diam agaruka akamuha amakuru yose yari kuba yamenye aho Zidane ahuriye no kwiyahura kwa Price. Ekora agiye kumureba aho yari mu bitaro byo mu ngoro, aramubaza ati Zidane umeze neza? Nawe ati nyagasani namera neza nta telefone ndi gukoresha. Ubu imishinga yanjye iri gupfa, mbabarira uyimpe mbona uko mvugana n'abakiriya. Umwami ati niba ari telefone ushaka ndayiguha. Yarayimuzaniye, hanyuma Zidane abanza kwandika ubutumwa bwandikira umugore amubwira ko asubiranye telefone. Umugore yaramubajije atumeze ute? Zidane abanza kureba umwami mu maso, Ekora aramubaza ati ugiye kuvuga amabanga mbe ngiye hanze? Zidane ati ni iminota mike, nshaka kuvugana n'umugore wanjye nubwo waba ugumye hano nta kibazo. Ekora tutazavuga ngo nakwimye uburenganzira bwawe, ahubwo reka ngufashe nsohotse wisanzure. Nusoza unyandikire nze tuvugane. Mbere yo kugenda yafashe ku kuguru kw'igitanda arivugisha ati nari ngize ngo numugese mbonye ariko siwo. Yahise yisohokera musigaho. Zidane nawe kuko yibwiye ko umwami amusize haryo gusa, nyamara yarahasize udukurura amajwi.
yafashe telefone ihamagara umugore we. Umugore we akimwitaba aramubwira ati Zidane mugabo nkunda uri hehe, wagiye he, umwami yakujyanye he? Zidane ati ntabwo byoroshye, narahungabanye ngo igihumure, banjyana mu bitaro bya hano mu Ngoro, ubu ngubu niho ndi. Umugore ati wazize iki se kandi niki cyaguteye guhungabana? Zidane turabyibuka ko muri ririya joro amashusho yakwirakwiye agaragaza umuhungu w'umwami Diama ari gutabara Price wari wagerageje kwiyahurira mu nzu. Kubera ko mu birori hari hatangiye kuzamo akavuyo, umwami yatwatse telefone ngo tudakomeza kurangarira ku mbuga nkoranyambaga, ibyo urabyibuka. Nyuma yaho nibwo yampamagaye tukajya hanze akambaza ikibazo nkagwa hasi. Umugore yaratangaye ati yakubajije iki? Nizere ko kugeza ubu utaravuga ukuri, kuko ubu namaze kuvugana na Price anyemerera ko atazigera bumbura akanwa. Zidane yishimye ati yabyemeye se? Umugore ati ntiyari kubyanga, namubwiye ko natinyuka kubivuga azicwa kandi ntiyakwemera gupfa. Ikirenze kuri ibyo azi ko nabikora nkanamwicisha, si ukumukinisha. Zidane yikije umutima ariruhutsa aramubwira ati icyo gihe rero uribuka ko umwami Kuro twahuje amaso akanshira isiri ngo duhurire hanze tube tuganira. Twageze yarambaza ati Zidane niba warebye neza ariya mashusho uriya mukobwa uramuzi? Ari mu baje gukodesha amazu yawe, ntiwaba utamuzi. Mfite amakuru y'uko umuhungu wawe muto ari ushinzwe iby'abakodesha amazu. Uko biri kose yahinjiye abahaye imyirondoro ye n'ibindi byose mugirana n'amasezerano. Mvuze byinshi kugira ngo nawe ubone aho uhera, tangira. Yarabimbwengera ubwoba ndatetera. Umwami Kuro nawe abibona kare arambaza ati habaye iki, uriya mukobwa uramuzi, none ko uhangayitse bigenze bite? Nanjye nti Nyagasani ese nta ngaruka biri bigire kuri biriya birori? Kuro ati zihe? Ndamubwira ngo umukobwa wanjye Stella niwe wahisemo ngo azaba umukazana wawe, none umubano wacu ugiye kuzamo agatotsi kubera ko umuhungu wawe yagutengushye, niyo mpamvu uri kumata ibibazo. Kuro byaramutunguye arambwira ati nshaka kwikorera iperereza nkamenya uriya mukobwa uwo ari we. Yanambwiye ko ikibazo ngo cyagiye mu maboko ye kuko umuhungu ari we wari wakivumbuye, kandi ko icyateye uriya mukobwa kwiyahura ari bugikurikirana akamenya icyo ari cyo neza. Icyanteye ubwoba kurushaho ni uko yavuze ngo icyateye uriya mukobwa kwiyahura nicyo yacyanditse muri ruriya rupapuro umuhungu we yahakuye, araza kugikemura kugira ngo n'ubutaha atazabyongera. Nabizi icyuya umutima utera vuba cyane ngo haze kubera ubwoba. Naribajije ni muri urwo rupapuro handitsemo iki? Natekereje ko byanga bikunda Price yasobanuye neza iby'impyiko twamukuyemo agasobanura n'iby'imitungo y'iwabo, none ni gute ntari kugira ubwoba? Umwami ubwe nanone yaranyibwiriye ko yabyinjiyemo kandi ko agomba kubikemura. Tekereza yaramuka amenya ukuri kose, urumva se byari kuduhira? Ubu ikimpangayikishije kurushaho ni uko muri urwo rupapuro yamenye ko ndi nyirarumewe. Wenda icyandemye agatima ni uko yahise yinjirana mu cyumba na Diama, umwami akanyegera akambaza ati Price dupfana iki? Nanjye ndedemanga nkamubwira nturiya n'umwishywa wanjye. Kubera ko yambajije icyo namukoreye, nahise ntekereza ko ubwo atabyanditse mu rupapuro. Naramubwiye nti Nyagasani ntacyo namukoreye, nuko namushyize mu nzu ya wenyine ngo yigenge, yarifuzaga kubana n'abakobwa banjye. Namubwiye ko umuryango wanjye wabitekerejeho tugasanga akwiriye kugenda kuko yaratangiye kuzana umwuka mubi mu muryango. Kuro arebye ukuntu namusubizaga afite imbaraga nkeya, arambwira ngo kubera ko ndi kugaragara nk'uvuga ibinyoma niva mu bitaro azamfungira mu nzu mbi ifungirwamo abanyabyaha bakomeye. Anarenzaho ngo ningaruka simubwiza ukuri ngo azanjyanayo. Nagize ubwoba ariko nanga kuvuga icyo nakoreye Price. Umugore yari afite ubwoba ariko yishimyemo gake aramubwira ati nanjye byari bimpangayikishije, uzi ko na Stella bamusimbuje undi mukobwa witwa Irania, ubu ntitukiri ba mwana b'umwami. Zidane ababaye cyane ati umwami yabitewe n'iki? Ntumbwire ko byose yabimenye. Umugore ati ntabwo yigeze adusobanurira impamvu. Twatashye Stella yenda guturika umutima kubera icyizere yari yarikizemo, ariko ntuhangayike cyane udakomeza kuremba, ngiye gusubira ku bitaro mbaze Price ibyo yari yanditse mu rupapuro. Ndabizi ubu bari gukora iperereza, umbabarire ntiwigere ubwira umwami by'iyo mpyiko nubwo yakomeza kuguhatira kubivuga, kuko namaze kuganiriza Price mubuza kubivuga arabyemera. Nyuma yo kuvugisha umugore kuri telefone n'abandi bantu bake, Zidane yandikiye umwami amubwira ko yamaze kuvugana nawe yashakaga kuvugisha. Kuro yahise yinjira yibaza ari wenyine atari kumwe n'abamucungiraga umutekano. Yanze kumubaza ibigendanye no kwiyahura kwa Price, amwibariza ibijyanye n'ubucuruzi bwe, imishinga ye, amakuru y'abana be n'ibindi. Yaramubajije ati urukumva umeze neza se nkore kutahe? Zidane ati birashoboka se? Kandi warambwiye ngo uzamfunga ninakubwira ibindi? Ndarinzi ko wanze kwizera ibyo nakubwiye. Ubanza igituma ndakira vuba ari uko nari mfite ubwoba bwo gufungwa nzira ubusa. None Nyagasani urakomeje nshobora gutaha? Kuro ati tahire niba umeze neza, ushobora no kuzivuriza aho ushaka. Ndabizi wifitiye n'abaganga bawe bakwitaho nk'uko bimeze hano. Ikibazo cy'uriya mukobwa wiyahuriye mu nzu yawe ari n'umwishywa wawe cyo tuzaba tugikurikirana namara kuva mu bitaro agaruye agatege. Zidane yarishimye aranezerwa yumva ameze neza, aramubwira ati mwami nibyo reka ngende, kandi ntibyice umubano wanjye nawe ngo nuko umwana w'umukobwa yahisemo kwiyahura. Kuro yaramusezeye amwemerera gutaha. Yinjiye mu modoka ye ahita ahamagara umugore amubwira ko umwami amuretse agataha kaza akurikirana ibya Price amaze gukira. Kubera ko bakekaga ko Price byanze bikunda ashobora kuzabavamo, umugore wa Zidane yaramubwira ati uriya muganga uri kumuvura afite ubukene.
tumuhe amafaranga, nasubira kumusuzuma amutera urushinge rurimo umuti atamwica ariko umukobwa arembe cyane atubwenge burundu. Bizitirirwa kugerageza kwiyahura kuko yanyweye inzoga zari zivanzemo uburozi kandi zangiza ubwonko. Bizorohera umuganga kuvuga ko aribyo byamuteye kwibagirwa buri kimwe. Babyivugishaga batazi ko kure yari yasize agafata amajwi mu modoka ye ku buryo ibyo baganiraga byose nawe yabyumvaga yicariye mu ngoro. Kure yahise yandikira Diyamu aramubwira ati ntube iruhande rw'uwo mukobwa kandi ntutume uwo muganga wamwitagaho indi miti cyangwa ngo amutere urushinge, ibindi urabisobanukirwa mu kanya. Aho ibwami mu gihe umwami yararajwe inshinga no kumenya ibyo Zidane yaba yarakoreye Pryce byatumye yiyahura, umuhungu we mukuru Gold yari yicaranye n'umuja Sapphire mu busitani bw'ibwami. Bari bahuje urugwiro. Sapphire ari kumubaza ati none se Gold, umwami namenye ko dukundana uratekereza ko azakora iki? Gold nawe atazaba amenye ko nakunda Dakar yamitiyemo, anyemerere mbane n'uwo nshaka. Yaramuhobera aramubwira ati Sapa, niyo byaba ngombwa ko anyirukana ibwami nzaba niteguye kugumana nawe. Sapphire nawe iramuhobera amukomeza, bagihoberanye mushiki we witwaga Rikabagwaho. Yabahagaze iruhande. Sapphire yamubonye agira ubwoba arekura Gold wakomeza kumugondera. Rikaramubaza ati Gold uri mu biki? Ntiwakorewe ibirori ukerekana uri kumwe na Dakar umukobwa baguhitiyemo ko muzabana? Ni gute utinyuka guhoberana na Sapphire utya? Gold afashe ikiganza Sapphire yasubije mushiki we Rika, turatekereza ko nari gukora iki? Nanze gusebya data, nemera kwicarana na Dakar mu birori, ariko sinzabana n'uwo ntakunda, uwo nkunda ahari. Rika tuvuze ngo iki? Ngo ukunda umuja Sapphire? Iyi nkuru ndayibwira data. Gold ati waba umfashije, njye nabuze aho mera ngo mbimubwire. Rika yazenze amarira mu maso aramubwira ati musaza wanjye ndagukunda cyane, nkubaha nk'umwami w'ahazaza kuko ariwe uzasimbura data. Kuki wifuza kumusuzugura? Ushaka ko agukuraho ubwo burenganzira bwo kuzamusimbura? Ushaka ko ingoma ihabwa Diyamu murumuna wawe? Si ibyo gusa kandi uzicwa. Umwami nubwo ari data azagushyira mu muvura gukatemo uducupfe wigaragura mu maraso yawe. Yapfukamye hasi ati Gold, mbabarira wibikora, wirakaza umwami. Yikije umutima aramubwira ati Rika, kubana n'uwo nakunda ngo kugira ngo nzabe umwami narwo ni urupfu rw'agashinyaguro kandi ruhoraho. Njye sinzigira mbana na Dakar. Niba koko gupfa ari byo nkwiriye umwami abikore, genda umubwire none ahubwo watinze. Sapphire we yagize ubwo baramwiyaka aramubwira ati Gold, sinshaka ko wicwa urwo rupfu kubera njye. Wigereranya kuba umwami no kwicwa utyo? Yarirutse. Gold amwiruka inyuma atazi aho agiye. Rika asigara arira yibaza ikigiye gukurikiraho. Mu bitaro Diyamu nawe yabonye ubutumwa bwa amusaba kutava iruhande rwa Pryce kandi ntiyemerera umuganga kuba yamutera urushinge cyangwa ngo amuhe umuti. Niyereka Pryce ko ari ubutumwa yakiriye, akomeza kumwereka ko ari kandi ko yiteguye kumwumva. Pryce yarakomeje ati kuko bamfataga neza ku rwego rwo hejuru bangira inama numva ariyo. Zidane yarambwiye turabona mama we yarapfuye, njye agahinda kanze gushira kuko ari mushiki wanjye nkunda. Yifuzaga kugufasha uko ushoboye akazagufasha kugera ku ntego zawe. Numva ikintu mfite cyo kukwitura ari ukugufasha kugera ku ntego zawe nkakubera nk'umubyeyi. Amaze kumbwira atyo narishimye numva ari byiza. Yarengeje ati none rero unyemerere dukorane mu buryo busobanutse, nawe wicare uzi ko amasambu yasize uri kuyabyaza umusaruro. Kubera ko Pryce ari umukobwa muto wo mu cyaro kandi akaba yari yizeye ibyo Zidane wamuzanye mu mujyi akamugira nk'umwana wamubwiye, yaramubwiye ati ukora ikintu cyose cyangirira umumaro sindi bucyange kuko ari wo mubyeyi nsigaranye. Yarebaga ubukire bwa Zidane akabona nawe yahera amuhemukira ngo yikubire imitungo y'iwabo itari no kugera muri 1/100 cyiye. Ubusanzwe nyina arafite ubutaka n'amatungo yasize bifite agaciro mu gace bari batuyemo. Zidane rero yaramubwiye ati mama wawe nsigiye inshingano yo kukwitaho, ukwiriye kuruhuka tukagurisha iriya mitungo tukayibyaza umusaruro hano mu mujyi ukajya ukora utavunitse. Nta mpamvu yo kwiyangiriza mu cyaro. Ubu turi mu gihe cy'ubucuruzi kandi nawe uri umujene ukeneye gukora ibintu nk'ibyo, ni namwe muba mubishoboye. Ni byiza ko wasoje segonderi, igihe nikigera uziga muri kaminuza ube wakora akazi wifuza cyangwa se ko mu biro ubeho wishimye. Iyo mitungo tuzayikoresha mu kukubakira ejo hazaza heza. Pryce wari ugifite umutima woroshye kandi wasigaranye agahinda ko kubura nyina ntiyigeze akeka ko inyuma y'ayo magambo harimo umugambi w'uburyarya. Zidane yamusabye ko asinya ku byangombwa bimwe na bimwe, amubwira ko ari ibisabwa kugira ngo imigabane y'umuryango igurishwe ko bikenewe kugira ngo bizagire icyo bimumarira. Yarabikoze yumva ko ari ugutangira urugendo rushya akazagira icyo ageraho. Zidane yaramufasha amutembereza muri etaje yari igeretse 4, amutembereza mu maresitora, amwereka utubari n'amakantine, amutembereza aho bagurishirizaga ibyuma. Aramubwira ati amafaranga yawe turayahera aho dufungura undi muryango dukoreremo ikintu runaka dushyiremo n'abakozi. Ni make ariko nzakongerera kandi sinzakwishyuza y'inzu. Ikindi wowe ntuzugera uhangayikishwa naho business iri kwerekeza. Banza uruhuke ubeho ubuzima bwawe, numara kugaruka ku murongo nzakwigisha uko business ikorwa, ugume mu bucuruzi bwawe nawe witeze imbere. Bidatinze bafunguye umuryango batangiza salo y'ubwiza, bamubwira ko ari bamushingiye. Zidane yaramubwiye ati amafaranga yawe yari make ugereranyije n'ibyo yakoze, birimo kugura ibikoresho byose bikenerwa muri salo, gushaka abakozi b'abahanga muri byo no mu kuyamamaza kugira ngo imenyekane vuba. Nk'umwana wanjye ndakongereye hakubye gatata yawe. Ubu muri salo harimo abakozi, harimo n'ibikenewe byose.
igihe nikigera umaze kwiga kaminuza uzajyamo uyiyoborere ibikorwa byose ubyimenyere, cyangwa uzareke umusore wanjye mukuru bikurikirana nabyo bigucungere, amafaranga yawe namara kugwira kuri konti tuzayaguherera rimwe tunakugira inama y'icyo wayakoresha gifatika. Ibyo byose yarakomeje kubimusobanurira. Diamond yifitiye amatsiko yo kumenya uko bamukuyemo impyiko imwe atabizi. Price we yahisemo kumubwira akantu ku kandi ngo yumve ko wamuhemukiye bikomeye, bigatuma agira ubwo atekereza kwiyahura akanabigerageza. Aho mu bitaro yari aryamye atakiri ku mwuka ariko arimo amaserume y'amazi. Ibwami Goruda akimara kwiruka inyuma ya Sapphire agiye mu cyumba cyahita akinga. Goruda asigara ku muryango ahamagara ati Sapphire, umbwira ko nkunda warambeshyaga. Aririra imbere mu cyumba ati oya sinakubeshyaga na gake, nakubwizaga ukuri, gusa nanakubwiye ko gukunda ari icyaha. Genda ubwire Rika ko tudakundana atabibwira umwami njye nawe tukicwa. Goruda ati ntacyo uri bube, umwami ntiyanyica ahubwo yankuraho uburenganzira bwo kuzamusimbura. Ibyo kandi ntacyo bimbwiye, nubwo ndi mukuru ndi impanga ya Diamond, turangana murusha iminota mike kuko twavukiye ku munsi umwe ku isaha imwe, nuko tutavutse ku munota umwe wenda. Ndamukunda, abaye umwami mu cyimbo cyanjye byanshimisha, ariko nanjye nkabana n'uwo nakunze. None se wankundiye ko nari kuzaba umwami gusa? Sapphire nsezeranye ko batazatwicana niba bimenye. Yarakinguye Goruda amugeze imbere ahita amuhobera. Sapphire nawe aramuhobera bisanga batangiye gusomana. Rika we yari yicaye hanze, umutima wakomeje kumurya buri umwanzuro afata. Yakundaga musaza we cyane atifuza akahanwa. Yanakundaga papa we akumva yamubwira ibyo Goruda arimo byo gukundana na Sapphire w'umuja, kandi ko yavuze ko atazigera abana na Dakar bamuhitiyemo. Mu bitaro ho Price yashatse guhindukira Diamond aramufasha. Price turakoze, reka nkomeze nihuta ngire ku kuntu bankuyemo impyiko. Bansezeranyaga kuzandira amashuri nkiga kaminuza nkiga ibijyanye n'ubucuruzi n'icungamutungo ngo nzavemo umucuruzi ukomeye. Hashize umwaka mbayo numva ngomba kwiga byanga bikunda. Zidane yarambwiye ati mbere yo kwiga kaminuza ngiye kukujyana mu bitaro byigenga bikomeye babanze gusuzuma ko umeze neza mu mubiri. Hano niko bisanzwe, nyuma y'umwaka turisuzumisha ngo turebe ko nta ndwara dufite, kugira ngo hatazagira urwara indwara zidakira nk'umugore wanjye uhora witabwaho n'abaganga kuko yamenye indwara yaratinze kuyivuza. Price yakomeje kubwira Diamond ko yabyakiriye n'ibyakurikiyeho. Ubusanzwe bari baramufashe neza, kumubwira ko bagiye kumusuzumisha ngo barebe ko nta ndwara afite mbere yo kujya muri kaminuza byaramurenze abakunda kurushaho. Bamujyanye mu bitaro baramusuzuma, ariko muganga azana ibisubizo afite agahinda kenshi. Yaramubwiye ati urabona uracyari muto ariko ufite ibyago byashoboraga gutuma upfa. Icyizere nuko mwageze hano, ngiye kugufasha ukire. Hari akabyimba gato kari gatangiye kuza ku gifu kandi kari kuzakomeza kugenda gakura umunsi ku wundi. Tugiye kukubaga tugukize. Gakomeje gukura kazaguhitana. Price yarebye Zidane mu maso, amarira aramanuka amuhobera yishimye ati papa urakoze cyane. Uri marume ariko wabaye mama ubana papa icyarimwe, umbera inshuti umbera umuvandimwe uranabarenga. Sinzi ko hari undi muntu ari kuzatekereza kunsuzumisha ntarwaye. Zidane nawe yaramwenyuye amubwira ko amukunda kandi ko akwiriye gushimira Imana yari itumye bavumbura indwara hakiri kare. Umukobwa yemeye kubagwa bamushyiramo ikinya arasinzira cyane, batangira kumubaga atazi aho ari. Mbere yo kumubaga yibwiraga ko ari amahirwe yo kugira ubuzima bwiza, ariko atazi ko ari urugendo rwashoboraga no kumuganisha mu marembera y'ubuzima bwe. Iyi nkuru yabariraga umuhungu w'umwami Diamond yari itangiye kumutera ubwoba. Noneho yamusabye gukomeza. Price atangira kurira kuko nawe agahinda kari kamufashe. Ibyo yaragiye kuvuga byari biteye ubwoba kurushaho. Ibi byose byabaga ku munsi umwe mu masaha amwe, mu gihe mu bitaro Diamond yarateze amatwi Price. Ibwami ho Goruda akomeje gusomana na Sapphire mu cyumba. Rika nawe yabuze icyahitamo hagati yo kurega Goruda no kureka umwami akazabyimenyera ko akundana na Sapphire. Kwa Zidane naho bari bari gupanga guhamagara umuganga wa Price yari arwariye, bakamusaba kumutera urushinge rwari kumuhindura injiji agata ubwenge akibagirwa ibyamubayeho byose, batazi ko yatangiye kubisobanurira Diamond kandi ko n'umwami ubwaza imigambi yabo. Rika we yageze afata umwanzuro yiha amahoro, aravuga ati kizaba nta ruhare mbigezemo. Iki kibazo kizagume hagati ya papa na musaza wanjye, singiye kubyijandikamo. Niba koko ashaka gupfa kubera urukundo azapfe, sinjye uzaba ubimuhitiyemo. Price watangaga amahirwe yo gukira vuba yakomeje kubwira Diamond ko ubusanzwe bari bafite ikibazo gikomeye. Umugore yari afite ikibazo cy'impyiko zombi, biba ngombwa ko ahabwa impyiko nshya kugira ngo akomeze kubaho. Icyo gihe haje gufatwa icyemezo kigayitse cyo gufata impyiko ya Price ku buryo butemewe n'amategeko, nta na kimwe bimubwiyeho. Bamujyanye mu bitaro byigenga bamubeshya ko ari kumusuzumisha, ariko icyo atarazi nuko hari ikizamini bari bagiye gukora ngo barebe ko impyiko ijyanye n'iy'umugore wa Zidane. Kubw'amahirwe basanze bihuye, nta gutinda baramubaga bayimukuramo. Nta byangombwa yasinyeho by'uko yemeye kuyitanga, nta muganga wamubwiye ko agiye kuyikurwamo, nta n'uburenganzira yigeze ahabwa nk'umuntu ufite icyubahiro n'uburenganzira ku mubiri we. Zidane nawe yarahuje n'umugore we ku buryo yashoboraga kumuha impyiko ariko agatinya kuyitanga. Bombi baraganiraga, umugore akamubwira ko bakwiriye gushaka indi mpyiko aho kugira ngo abe ari we uyimuha. Baravugaga bati uramutse uyimpaye ugasigara n'imwe wasanga yahita irwara, nanjye iyo wampaye ikarwara twembi tugapfa.
ariko tuyikuye ahandi naho napfuye wasigara wita ku bana bacu. Ibyo nibyo umugore yamubwiye. Zidane nawe yumva ari byo, yanga ko bazapfira rimwe. Umugore rero namubwiye ati hari ubwo wayimpa iyanjye ikarwara n'iyawe ikarwara bikazagurana kubona abantu babiri baziduhera rimwe twese kuko twaba tuzikeneye. Nzakomeza nihangane ninshaka nzapfe ariko utampaye iyawe. Hashize amezi 6 barayuze nibwo batekereje kuri Price. Babonye ko nibamushuka azabyemera bakamubeshya ko ari ubundi burwayi afite, baragenda bishyura ibitaro byigenga amafaranga menshi ngo bazamukoremo impyiko bayiha umugore we nibasanga bahuje. Price rero yasinzirejwe cyane byo kudakanguka vuba, baramusuzuma basanga bihuje bahita bamubaga. Ubwo yari mu bitaro abaganga bagendaga bahindura inyandiko bandika ko ari wemeye gutanga impyiko nubwo nta kintu na kimwe yarazi. Impyiko bayimukuyemo uwo mwanya bahamagara umugore wa Zidane bayimushyiramo bihuse. Bari abaganga b'inzobere mu byo bita transplantation byo guhinduranya impyiko. Mu masaha 12 umukobwa yarakangutse yumva ari kuribwa ariko bidakaze cyane. Zidane atuje yaramubwiye ati abaganga n'abahanga bavugaga ko ushobora kuzapfa bitunguranye nka mama wawe, ariko buri mutarago wayi muzima. Hari benshi bapfa mu gihe cyo kubagwa, dushimira Imana ko birokotse uvuye kwise turi muzima. Igisigaye ni ukubugumya hano iminsi mike ukabanza gukira neza ukabona gutangira amasomo. Kuri uwo mugoroba Zidane ubwo yamuraye iruhande kugira ngo amwereke ko ari umubyeyi we koko. Price yumvaga mu mutima huzuyemo umunezero bitewe nuko Zidane yarakomeje kumwereka urukundo rudasanzwe kandi ko yakora buri kimwe kubwe. Mu gitondo Zidane yahamagaye dogiteri aramubaza ati ubazahamara igihe kingana gite? Ndagira ngo umukobwa wanjye bari buza kumurwaza njye nsubire mu byanjye. Dogiteri yakoresheje ijambo igifu kugira ngo Price yumve ko ari byo, ariko yavuze ibihuje n'ibyo ababazwe bagakurwamo impyiko. Mu buryarya bwinshi yagize ati iyo umuntu abazwe igifu igihe cyo gukira no kumva ameze neza kiratandukana bitewe n'ubudahangarwa bwe n'uburyo yitaweho. Ariko mu buryo busanzwe dore uko Price bishobora kugenda. Muri iyi minsi ya mbere nyuma yo kubagwa hagati y'umunsi umwe kugera ku minsi 3 azaba akiri hano mu bitaro arembye agifite ububabare bukomeye. Kuva ku minsi 4 kugeza kuri 7 azatangira kugerageza kugenda buhoro buhoro afata imiti irinda ububabare. Mu cyumweru cya kabiri nibwo twagerageza kumurekura agataha, ariko azaba agifite intege nke kandi asabwa kuruhuka no kwirinda imirimo. Mu byumweru 4 kugera kuri 6 ni ukuvuga mu kwezi kumwe n'igice umubiri uzaba watangiye kumera neza, ububabare bugabanuka cyane ariko ntazaba agomba gukora ibintu biremereye. Nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 azaba ameze neza cyane asubire mu buzima busanzwe. Kubera ko Price akiri muto atarwaye izindi ndwara uretse aka kabyimba kaje ku gifu, nibisanzwe ko yabatangiye kumva ameze neza nyuma y'ibyumweru 2 kugeza kuri 3. Zidane yaramubwiye ati noneho reka ntasigarane n'umukobwa wanjye Stella, nzakomeza kujya musura buri munsi. Bakomeje kumwitaho bamuha icyo yifuzaga cyose, atangira kumera neza ubwo yiyumvamo ko akize. Ubwo yiyumvamo ko yakize igihe kigeze baramusezerera arataha. Yatashye yishimye cyane kuko yaravujwe mbere y'uko indwara imurembya ataranamenya ko ayifite. Yumvaga noneho akomeye agiye gutangira ubuzima bushya, akiga neza ashyizeho umwete yasoza akikorera business ze. Umugore wa Zidane nawe uretse gushyirwamo impyiko byamusabye kujya ku bitaro. Ubusanzwe abaganga bazaga iwe mu rugo. Bakomeje kumwitaho, nyuma y'igihe nawe arakira, impyiko yakira umubiri we, ubuzima bwe buragaruka. Zidane yarishimye kuko impyiko yari ibonetse mu buryo bworoshye bidasabye ko atangiye. Price nawe yakomeje kuba muri urwo rugo akeneye kuruhuka neza ngo abone gutangira amasomo ya kaminuza atazi ko impyiko iri gutuma undi muntu ahumeka. Diam wumvaga iyi nkuru yaratangiye kwibaza ukuntu uyu mukobwa yaba yaramenye amakuru yose yamubwiraga, amuca mu ijambo aramubaza ati wihangane nkubaze, wamenye uti ibintu byose ko numva ari ibanga rikomeye? Price ati byose ndabikubwira niba wifuza kubimenya, nakubwiye ko ntacyo ndi busige, ndibuze kugira ngo mbikubwire kandi niho nari ngeze. Diam ati komeza noneho. Nk'uko yabimusobanuriye, nyuma y'igihe Price yatangiye kwiga muri kaminuza, yewe bamwishyurira kaminuza nziza cyane ihenze mu gihugu. Yigaga abayo agataha mu mpera z'icyumweru. Agezeyo yarisanzuye yatangira gukina imikino itandukanye irimo basketball, volleyball n'indi yose yari ashoboye, cyane cyane yasabaga ingufu nyinshi. Nk'umukobwa wakuriye mu cyaro afite imbaraga, iyo niyo mikino yari yishoboreye. Ariko hashize iminsi yatangiye kwiyumva nabi. Yararwaragurikaga, kumva ananiwe cyane, anagira ibimenyetso birimo kugira intege nke. Mu rwego rwo kugira ngo adashyira umutwaro kuri Zidane yabonaga ko ntacyo atakora ku bwe, yijyanye kwa muganga ku bitaro byigenga nk'umwana w'umubakire utari gutonda umurongo ku bitaro bisanzwe. Yifuzaga ko bamusuzuma bakamenya impamvu y'ubwo burwayi bwe. Ibyo bitaro byari bitandukanye n'ibyo bamujyanyeho bagiye kumubaga, ubwo bamubeshyaga ko yarwaye akabyimba ku gifu. Mu byo basanze arwaye kuri iyo nshuro, basanze biterwa no kuba afite impyiko imwe, ikintu atarazi. Byanze kubyemera mu mutwe bita byivanga ahinduka nk'umusazi. Yatangiye gusakuza ati hoya Zidane, niba warabinkoze ngo nkuzemo impyiko, ntabwo bishoboka na gato ko mwambeshye ngo munzanye mu bitaro nje kubagwa igifu mushaka kunkuramo impyiko. Zidane yari yaramubwiye ko atemerewe kwijyana kwa muganga, ko mu gihe ari kumva atameze neza yari guhita amubwira naho byaba bicurane akamwivuriza ku giti cye nk'umuntu wari uzi abaganga b'inzobere. Ariko Price icyo gihe yabirenzeho arijyana, aba aribwo amenya ko yakuwemo impyiko.
nibwo yatangiye kugerageza kwibuka ibihe yanyuzemo, uko yajyanywe mu bitaro rimwe, uko yahagurutse yumva afite ububabare mu gice cy'inda, n'uko yamaze iminsi arwaye azi ko ari ikibyimba bamubaze. Kubw'amahirwe make yarabimenye byararangiye kera. Gukomeza kwisakurisha byatumye uyu mudogiteri atekereza ko bishobora kubyara ikintu gikomeye. Zidane wari umukire mu mujyi hose yashoboraga guseba. Nk'umudogiteri wari warifondeye ibitaro ashaka kugera ku iterambere ryihuse, yigiye hirya ahamagara Zidane aramubwira atumva byakomeye. Uyu mukobwa Price aje hano musuzuma bisanzwe, ngera ku gisubizo cy'uko adafite impyiko, nzi ko wenda ari ibintu azi. Namubwiye ko yakoze imirimo myinshi akananiza impyiko asigaranye kuko ari imwe gusa, arasara arasizora, sinzi niba biri bukugwa amahoro kuko ari kuvuga izina ryawe. Zidane yahiye ubwoba ariko yihagarara aramubwira ati uwo mukobwa yagize ihungabana ahari, ni gute yaba abyibagiwe? Hano mafite ibyangombwa bigaragaza ko yemeye gutanga impyiko imwe igahabwa umugore wanjye. Yabikoze abishaka, yujuje imyaka, adashutswe kandi adashyizweho agahato. Musuzume neza wasanga ari ikindi kibazo yagize cyatumye atekereza nabi. Dogiteri yaragarutse aramubwira ati hangane Price, birashoboka ko wemeye gutanga impyiko utabitekerejeho neza, ariko kuba warasinye ubyemera birahagije ngo ureke kubitekerezaho, harebwa uko wafashwa ari byo urushaho kugira ubuzima bwiza nubwo hasigaye imwe. Kuba waratanze impyiko ni ikintu cyiza, ikibazo ni uko wayitanze ubitekerejeho igihe gito wenda, ariko uwo watabaye azahora agushimira. Price yarasaze biramurenga kuko atari yarigeze na rimwe asinya ko agiye gutanga impyiko. Byose byakozwe na Zidane afatanyije n'abaganga. Yabwiye dogiteri ati sinigeze nkora ibyo bintu, nta hantu na hamwe nigeze nsinyira ko ntanze impyiko yanjye. Nawe ati Zidane ari kuvuga ko afite impapuro wowe ubwawe wasinyeho. Price atabyumva neza ati ubundi byagenze bite kugira ngo mara amezi arenga 8 ntazi ko bayinkuyemo. Yaramubwiye ati dore impamvu bishoboka, umuntu ashobora kubaho neza afite impyiko imwe. Abantu benshi bayikurwamo nk'abatanga impyiko ku bushake bakabaho ubuzima busanzwe, nta kimenyetso gihita kigaragara ngo wabimenya. Mu gihe impyiko isigaye itarwaye idafite ikindi kibazo, umuntu ashobora kumara igihe kinini atagaragaza ibimenyetso. Ibimenyetso biza ari uko iyo ngiyo isigaye nayo itangiye kunanirwa cyangwa igatungurwa n'uburwayi. Iyo bayikuyemo mu buryo bwa kizungu nta kimenyetso gifatika ubona inyuma. Yarakomeje aramubwira ati nawe ibimenyetso bije nyuma y'igihe, utangiye gucika intege, wihagarika kenshi, uretse ko hari n'abandi bibaho bakihagarika gake cyane ugereranyije n'ibisanzwe. Wababaye mu rubavu, ugira n'ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ataratemberaga neza nk'ibisanzwe. Price kubyakira byaranzagiramo ubwoba, abaza umuganga ati none se kurwara gutya byatewe n'iki? Nayo yarwaye, ni impyiko yanjye imeze nabi? Muganga ati oya, impyiko yawe nuko wayinanije nayo imeze neza. Niba waratangiye kwinaniza ugakora ibintu bivunanye birimo amasiporo arenze urugero, niho ari kubura kugaragaza ibi bimenyetso nkubwiye. Umukobwa yarahungabanye arababara, atekereje ko banamukoreye impapuro z'imimbano bakemeza ko ari we wazisinyiyeho, agasinyira ko agiye gutanga impyiko ku bushake, yumva isi imurangiriyeho. Diane wumvaga iyo nkuru yaratitiye kuko yari yumvise ubugome bw'abantu burenze ukwemera. Yagize amatsiko arenzeho, aramubaza ati none se byakemutse bite, wavuye mu bitaro ute? Nawe ati Zidane yahise amamagara ansaba kutagira ijambo na rimwe mvuga kuko ngo ntacyo byari kumara. Yambwiye ko umwami ari inshuti ye, ko bavugana kenshi kandi ko abayobozi bose n'abaganga bamwumvira, ko njye ntazabona aho umurega cyane ko yari afite n'izo mpapuro zihamya ko nabisinyeho. Yansabye gutuza, arambwira ati n'ikimenyimenyi nuhirahira ukandega ukagira amahirwe ngatsindwa, nzaguteza umuryango wose. Niba afunga umwe undi azakomeza kukugendaho kandi bizarangira ari wowe utsinzwe. Niba mfunga umugore azasigara azakugendaho, yishyura ibitaro byose byo mu gihugu, abahe ruswa aho uzajya bagutera urushinge upfe. Kandi ibyo kurwara byo ntawe uzabihungira ufite impyiko imwe. Twese niba dufunga abana banjye bazabikora. Ikiza nuko waza nkagushyira muri salo yawe, nkaguhaho kuba nkanakwishyura ibyo kurya n'ibyo kunywa, wajya urwara ukajya kwivuza ku neza. Ndabizi ntitwakomeza kubana mu nzu urakayiryo, gusa ndagushimira watabaye umugore wanjye yendaga gupfa. Ibindi uri kuvuga n'ubihingutsa, nzarara nkwishe, ubibike ku mutima. Icyo gihe nibwo Price bamwirukanye akajya kuba muri etaje ya kabiri mu nzu yakodeshwaga n'abantu baciriritse, akava muri etaje yo hejuru aho yabanaga n'umuryango wa Zidane. Akigerayo rero yarihebye, atekereza ku kuba yarabuze nyina, ku kuba nta mpyiko yindi yari afite kandi yarayikuwemo atabigizemo uruhare, apanga kwiyahura. Ariko mbere yo kubikora yarabipostinze, ateguza abantu ababwira ko aziyahura, ngo nabikora bazasigare bamuvuga asiga izina mu isi. Muri we yatekerezaga ko umuntu upfuye atabyaye adafite umuryango yibagirana vuba. We yifuzaga kutibagirana vuba, akazasiga inkuru izakomeza kwibukwa yuko yiyahuye yabanje kubimenyesha isi yose ku mbuga nkoranyambaga. Diane amaze kumva iyi nkuru yazenze amarira mu maso, nubwo bwose yari azi ko atarira ari umugabo, umusore wari ufite ipeti rikomeye mu gisirikare ndetse akaba n'umwana w'umwami. Nk'umuntu wari uzi amategeko, yarasobanukiye ko ibyo Price yakorewe byari ibyaha birimo. Ibyo byaha byari bigizwe no kugura cyangwa kwiba ingingo z'umuntu nta bwumvikane cyangwa uburenganzira byabayeho, kandi icyo cyari icyaha gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Harimo no kwirengagiza uburenganzira bw'umuntu ku mubiri we, cyane cyane ku bantu batishoboye. Icyo kikaba cyari icyaha cy'iyicarubozo ryihishe inyuma y'ikinyoma cyo kubafasha.
Icya gatatu cyari icyaha cyo gukoresha ibitaro byigenga mu bikorwa binyuranyije n'amategeko, bikaba byari bigaragaza uburyo hari ababyifashishaga bakagura ubuzima bw'abandi binyuze muri ruswa n'uburiganya. Mu gihe baganiraga, Diamond yamufataga amajwi akantu ku kandi kuko arazi neza ko atari bushobore kubisobanurira se. Yarumiwe areba Price buri icyo amubwira, aramwegera amuhoberera ku buriri atabasha kweguka, aratsepfura aramubwira ati Price, umbabarire kubwo kuba ndagusezeranyije ko ubuzima bwawe buzaba bwiza nka mbere ntaramenye ko wakuwemo impyiko, ariko nzaharanira kubaho wishimye kuruta mbere, kandi ngusezeranyije kugushakira ubutabera. Umwami kure yahise amwandikira amusaba gushaka uko uwo mukobwa yazanwe ibwami akaba ariho avurirwa, kuko bitagaragaraga neza kubona umuhungu w'umwami yicaye mu bitaro ari kurwaza umukobwa. Diamond yumviye se ategura uko bamugeze atongeye guhabwa imiti yo muri ibyo bitaro. Umwami akimara kumwandikira yifuje kuba aganira na Gold mukuru we ngo amuganirize nk'umwana ariko zamusimbura akaba umwami. Yamutumyeho umusirikare bari begeranye amushakira ahantu hose aramubura. Yagarutse amubwira ko atari kumubona. Umwami ati genda urebe mu cyumba cye wasanga aryamye. Yagiye kurebamo naho aramubura. Bakomeje kumushakisha, umwami ahamagara kuri telefoni, Gold ntiyayifata. Nawe byamuteye ubwoba kuko yakomeje kumuhamagara igacamo ariko ntayifate. Yasabye abasirikare gushakira ahantu hose hashoboka n'adashoboka, nabo baramwumvira bareba mu ngoro hose baramubura. Nta cyumba na kimwe batashakiyemo ngo barebe ko bamubona. Umwami yabajije abarinzi bo ku marembo niba yigeze asohoka, bamubwira ko batamubonye. Yibutse ko hari ibyumba bibiri batigeze bashakiramo, ni ukuvuga mu cyumba cya Diamond nubwo atarahari no mu cyumba cya mushiki wabo Rika. Icya Diamond basanze gifunze, begera ku cya Rika wari utangiye gutora agatotsi. Ahagaze inyuma y'umuryango, umwami ubwe yaramwivugishije ati Rika, Gold ari hehe? Rika ati mwamubuze? Umwami ati naketse ko ashobora kuba ari hano, nagize ngo muri kuganira. Namuhamagaye sinamubona, mushakisha ahantu hose ndamubura kandi ku marembo bemeje ko atigeze asohoka. Rika ati mwagiye no gushakira mu byumba by'abaja? Umwami ati mu baja se aba yagiye gukoramo iki? Bamwe baratetse, abandi bari mu masuku, abandi bari gutegura ameza. Ubwo se yaba ari mu byumba by'abakoramo iki? Rika ati mujye kureba mu cyumba cya Sapphire, umwe uhagarariye abaja bo ku meza. Ekura yarabyemeye ajyanayo n'umusirikare wamuhoraga iruhande, bageze ku muryango barakomanga. Gold warimo imbere agize ubwoba, umutima umuvamo, Sapphire nawe aratetera. Ibyo barimo byo gusomana babivuyemo, buri wese ahagarara ku ruhande rwe. Umwami aravuga ati Sapphire akingura umuryango. Gold yashatse kwihisha munsi y'igitanda, abona bari bumushakiremo, aba ari we witanga ajya gukingura. Ekura kimubona yaguye mu kantu biramutungura cyane. Yaramubajije ati usigaye usambanye abaja banjye? Yamufashe ukuboko abwira umusirikare we bari bari kumwe ati nzanira n'uwo mukobwa. Ese babwije umwami ukuri, bamubwira ko bakundana bemera guhanwa? Byagendekeye bite Zidane n'umuryango we bahemukiye Price bene aka kageni? Ese Price yerekeye nyuma yo kuvurirwa ibwami? Igitekerezo cyawe ni ingenzi. Ntucikwe n'igice cya 4.